Haleluya. Haleluya. Tubaje gushima Imana ko muri kino gitondo twaramutse turi bazima. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kimwe mu bintu dushimira Imana nuko Imana idukunda. Haleluya. Imana idukunda ku rugero itabasha kongera ikintu ku rukundo idukunda. Haleluya. Imana idukunda ku rugero nta rundi rukundo isigaje yakongeraho kugira ngo idukunde. Haleluya. Umenya ibyo rero bituma wishima ukanezerwa, kuko hari abantu bavuga ngo ntago twari dukwiriye kugirirwa neza, ariko ubu turabikwiriye. Haleluya. Ubu dukwiriye kwitabwaho, ko Imana itwitaho, ko Imana itugirira neza, ko Imana itugenderera, atari uko twabikoze, atari uko twabiharaniye, gusa kubera urukundo rw'Imana. Haleluya. Iyo ntekereje ko nta rundi rukundo Imana ishobora kongera ku rukundo inkunda, biranezeza. Haleluya. Niyo mpamvu ntimukagira ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose, mujye muhora mushima Imana. Haleluya. Uno munsi rero turaza kwigana ijambo mu gihe gito dufite, ibyo tutarangiza tuzabikomeza n'ubutaha. Ntabwo turubuze kubwiriza, turaza kwiga hamwe, turaza kwiga isabato. Haleluya. Abantu bamwe muri twe ntago tujya tubyumva neza, niyo mpamvu Yesu yashimye ko tuyiga. Haleluya. Mbere yuko tujya mu cyigisho cyacu cy'uno munsi, turabanza tuvuge gatoya ku mategeko. Haleluya. Imana ijya kurema ibintu byose yashyizeho amategeko. Yashyizeho amategeko yo mu buryo butandukanye. Hari amategeko yashyizeho y'umwuka, wasanga muri Yobu igice cya 38 umurongo wa 33. Amategeko agenga ahantu ho mu ijuru, heavenly places. Na amategeko Imana yashyizeho igenderaho. Iyo mwumva ngo Imana ni umucamanza utabera, umucamanza ntabwo yaba umucamanza nta gitabo cy'amategeko areberamo. Haleluya. Niyo mpamvu Imana mbere yuko yitwa umucamanza hari amategeko yashyizeho. Haboneka n'andi mategeko Imana yaremye, ayo tubona mu byaremwe, laws of nature. Laws of nature, amategeko agenga izuba, za gravite, ibyo twiga muri fizike bisanzwe. Noneho ariko ayo ntabwo ariyo turi buvugeho, kuko ayagenda asobanura ibindi bibazo abantu bibaza, ngo kubera iki Imana itishe Satani ikamureka akaza ku isi, kubera iki Imana niba ishoboye byose idatuma abantu bose bakizwa kugira ngo batazarimbuka, kubera iki Imana niba ikunda abantu izabareka bagashya iteka ryose, kubera iki abanyabyaha batazashya bagapfa Imana ikareka bagashya iteka ryose. Ibyo bibazo byose bisubirizwa muri ayo mategeko agenga ahantu ho mu ijuru. Ariko turaza kwiga ku mategeko y'amasezerano. Haleluya. Amategeko agendana n'amasezerano, cyangwa se covenants. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro, ntabwo turi buze kuhasoma. Abafite Bible cyangwa se naho wabona wakandika wabyandika. Mu Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 11 tubona Imana isezeranya umugabo witwa Nowa isezerano. Iramubwira, turarizi twese, ntabwo nzongera kurimbuza isi amazi. Mu gice cya 15 kugeza ku cya 17 twongera kubona Imana isezeranya umugabo witwa Abrahamu iramubwira ngo iki gihugu rwose nzagiha urubyaro bwawe. N'ibyo nabyo turabizi. Twongera kubona mu Kuva igice cya 24 Imana iha umugabo witwa Mose isezerano. We isezerano yakire ryari ritandukanye n'iry'abandi. Ntabwo ari ibintu Imana yari yamusezeranyije gukora, ahubwo yari set, cyangwa se ikibumbe cy'amategeko yamuhaye. Imana yita isezerano. Ubwo ayo niyo masezerano yo mu isezerano rya kera. Ntabwo turi bubwirize uno munsi, niyo mpamvu mugerageze kuba maso, turaza kubyigaho kugira ngo twese turusheho kubisobanukirwa. Gusa ku isezerano Imana yasezeranyije Nowa, yamuhaye ikimenyetso imubwira ko azaba ari umukororombya, rainbow, turayizi twese. Imana isezeranya Abrahamu, ikimenyetso cya Abrahamic covenant cyari gukebwa. Nabyo turabizi, Imana yaramubwiye nk'ikimenyetso, twabisanga
mu gice cya 17 itangiriro umurongo wa 11. Imana avuga ngo nk'ikimenyetso cy'iri sezerano nkuhaye, abana bawe bose b'abagabo bagomba kuzajya bakebwa. Na Mosaic Covenant yaje ifite ikimenyetso. Haleluya. Ikimenyetso cy'isezerano Imana yahaye Mose cyari Sabato. Wabibona muri Ezekiel igice cya 20 umurongo wa 20. Iryo ryari isezerano Imana yamuhaye ririmo seti y'amategeko, imuha n'ikimenyetso cyaryo. Haleluya. Nizeye ko turi kujyana. Haleluya. Haleluya. Nizere ko biri bubafasha. Ayo masezerano yose Imana irayatanga kugeza ku gihe cya Mose. Kristo aza yaje asanga bakiri muri Mosaic Covenant. Niyo mpamvu yarebye abafarisayo arababwira ngo nubwo mubona abafarisayo bameze gutya, ibyo bavuga muzajya mubikora, ariko ibyo bakora ntimukabikore, kuko aribo bicaye mu ntebe ya Mose. Bivuga ngo Kristo aza yasanze intebe ya Mose igihari. Haleluya. Kristo aza yasanze intebe ya Mose igihari ifite abantu bayicayemo kugira ngo basohoze Mosaic Covenant, isezerano ry'Imana yahaye marayika wayo ngo arihe Mose ku musozi wa Sinai. Haleluya. Kristo asanga bimeze gutyo. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo Kristo nawe yaje atwarwa n'amategeko. Haleluya. Kristo nawe yaje atwarwa n'amategeko. Gusa aho turi buze gusoma ni muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31. Aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza. Ridakurikije isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura muri Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni Uwiteka avuga. Haleluya. Iri jambo ry'Imana dusomye muri Yeremiya, ni Imana yavuze ko ayo covenant yari yahaye Moses yari yabananiye. Imana rero ibahitiramo kubaha irindi sezerano ridakurikije iryo yasezeranye na basekuruza igihe yabavanaga muri Egiputa. Haleluya. Iri sezerano ryaje igihe Kristo yadupfiraga. Haleluya. Nibwo Kristo yatuvanye muri covenant za Mose mu masezerano ya Abraham. Nubwo turi urubyaro rwa Abraham, ariko ntago twebwe tukijya mu bintu byo gukebwa ngo ni itegeko ryo muri Bible. Kristo aje, muze gusoma Abaheburayo igice cya 8 n'icya 9, niho babisobanura neza ngo ubwo Imana yavuze ngo ndasezerana isezerano rishya, bisobanuye ko iryari rihari ryari rimaze gusaza. Haleluya. Turaza kubyiga gake gake, turaza kugera kuri point. Haleluya. Imana isezerana isezerano rishya. New Covenant yaje ikuraho ya masezerano yose Imana yari yarasezeranije, ngo kuko uwasezanije iyo apfuye. Reka tubisome mu Baheburayo igice cya 8, Abaheburayo igice cya 8, reka dusome igice cya 9 umurongo wa 15. Aravuga ngo kubw'ibyo nicyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezanije yapfuye. Tujye ku murongo wa 18. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzigo itukura, yenda urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Amen. Haleluya. Igihe Kristo yazaga nk'umuntu wahaye isezerano marayika we ngo arihe Mose agapfa, iryo sezerano ryahise rita agaciro, atwinjiza muri indi sezerano. Rero niyo mpamvu umuntu
ntazaze ngo agucire urubanza rw'ibintu tubahiriza mu isezerano Kristo yagupfiriye ngo uvemo. Ibintu sinzi niba muri kubyumva. Niyo mpamvu nahereye kuri covenants kugira ngo tubyumve neza uburyo Imana yagiye ikora. Umuntu ntazaze ngo akubwire ngo ugomba gukebwa, kuko gukebwa cyari ikimenyetso cya Abrahamic covenant, isezerano Imana yasezeranyije Abraham. Niyo mpamvu muzabona Paulo yirirwaga rwana n'abagalatiya, muzasoma urwandiko rwe ababwira ngo yemwe bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Bapfa ikintu kimwe, nuko hari umuntu wari waraje abwira abagalatiya ko bagomba gukebwa niba bashaka kuba abakristo. Ibyo Paulo yarabimenye biramubabaza cyane, arababwira ngo yemwe bagalatiya ninde wabaroze? Niyo mpamvu ntihazagira umuntu uza ngo agerageze kukwinjiza mu isezerano Kristo yapfuye kugira ngo uvemo. Ntabwo Kristo yaje ngo ategeke ngo muve mu isezerano, ahubwo byamusabye gupfa kugira ngo wowe ubatuke kuri ryo. Reka dusome mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16. Ndabona igihe kigeze, mu kanya turasoza, tuzaba dukomeza. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 16. Umurongo wa 16 mubyumve neza. Aravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi, cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ntihakagire umuntu ubavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Amen, haleluya. Paulo yandikira abakolosayi bo bari barahuye n'ikizazane gitandukanye n'icy'abagalatiya. Ntabwo bari umuntu yari yaraje ngo abigishe ngo bakwiriye gukebwa, ahubwo bo bari barongeye babasubiza muri Mosaic covenant. Bongera baziririza imboneko z'amezi, iminsi mikuru. Urugero, hari muzasome ndumva ari mu Balewi 25, hari iminsi mikuru Imana yari yarategetse abisirayeli ko bagomba kugenderamo muri Mosaic covenant. Batayikora Imana ikababara, cyangwa se ikaba yanabitura nabi gutyo nyine, kubera ko batubahirije iyo minsi mikuru. Rero no ku cy'isabato, isabato yaje nk'isezerano, nk'ikimenyetso cy'isezerano Imana yahaye Mose. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu ngo ntakagire ubacirira imanza ngo ku by'iminsi mikuru cyangwa amasabato. Haleluya. Kuko kugira ngo Kristo akubature kuri icyo kintu byamusabye gupfa. Haleluya. Tuzakomeza tuvuga neza isezerano rishya, gusa mumenye nibura icyo nifuje ko twiga uno munsi, mumenye gutandukanya amasezerano. Niyo mpamvu muzabona muri Bible yanyu harimo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Haleluya. Iyo utabisobanukiwe rero, kavuga kano kantu nsoza, umuntu ashobora kuza akakubwira ngo Alphonsine, muri Bible nasomye ko tugomba kuruka kwa gatandatu, kandi ntabyo ujya ukora. Igisubizo kiroroshye, uzamubwire ngo muri iyo Bible yawe usome neza, urasangamo ngo ijisho rihorerwe irindi, iryinyo rihorerwe irindi. Nyamara nibyo ntabyo nkora. Haleluya. Bible ifite ukuri, ariko ukuri kose ntago tugusohoyemo. Bible ifite ukuri, ariko ukuri kose ntago tugusohoyemo. Ijambo ry'Imana mu Filipi igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo nuko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. Umunsi umwe umugabo witwa Abrahamu, Imana iramubwira ngo genda, nzaguha umugisha, nzaguha urubyaro, uzavamo amahanga menshi, abantu bazaherwa umugisha muri wowe. Imuha umwana. Amubyaye, Imana amubwira ati genda umutambe. Kumutamba ntabwo ari ukugenda ngo umumurike, ni ukugenda ukamwica. Haleluya. Reka dusenge Imana, tuzakomeza ubutaha. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe Mwami. Reka urusheho kutwigisha Mwami Yesu,
urushaho kuduha umwuka wishurirwa no kukumenya mwami, turushaho kukwegera, turushaho kumenya ibyawe. Komeza uganze mu izina rya Yesu, amen.